Muraho, njyewe Evangeliste Anastase nje kubabwira mukuri kw'Imana kuzuye ibyo marayika w'Imana wantumweho yambwiye n'ibyo yanyeretse. Ubwo umugaragu w'Imana nari nshyizweyo sinziriye, marayika w'Imana yaransanze aho nari ndyamye, numva arimo arankomanga, sinari ndakamumenya, ndakanguka. Nkangutse nsanga umugabo muremure mwiza cyane amfata ukuboko. Nari mfite ubwoba bwinshi, naratinye cyane, ariko arampumuriza arambwira ngo witinya, ndi marayika w'Imana uvuye mu ijuru ugutumweho, nonaha haguruka tugende. Amfata ukuboko ndahaguruka ariko mfite ubwoba. Turagenda, dufata urugendo turagenda. Icyo gihe twagendaga mu muhanda w'igitaka wo mu cyaro, n'imvura yari yaguye ari nyinshi cyane. Tukagenda tunyereruzwa, ariko marayika w'Imana we ntiyanyereraga. Izuba ryaravaga n'imvura ikagwa bivanze. Twagendaga duhura n'abantu batandukanye, abavuye mu mirima yabo, abavuye guhinga, abavuye gutashya, abavuye kuragira amatungo yabo, n'abandi basa n'abavuye mu isoko, harimo abagabo n'abagore, ingeri zose. Twabonaga bambaye imyambaro myiza n'abandi bambaye imyambaro ishaje, tukabona bamwe banyagirwa, abandi bafite imitaka. Nuko turakomeza urugendo twigira imbere aho tutahuraga n'abantu. Marayika w'Imana arambwira ngo ibyo ubonye ni ibiki? Mubwira abantu nahuraga nabo. Arambwira ngo bariya abantu wahuye nabo, kandi izuba rikaba ryavaga, hari n'ubunyereri. Arambwira ngo ziriya ni ingorane, biriya ni ibibazo abantu bacamo. Wabonaga yuko bamwe bitwikiriye imitaka, ariko abandi ntayo bafite. Marayika w'Imana arambwira ngo mu bibazo, mu ntambara, mu bigeragezo, hari abo Imana itwikira kandi bagasa neza, kabone n'ubwo baba bari mu bunyereri, ariko abandi barirwanirira. Nibwo wababonaga bitwikirije imyenda yabo, abandi bitwikirije imifuka, abandi bari bafite amasashi, ariko abatwikiwe n'Imana bari bafite imitaka myiza cyane. Twakomeje urugendo turagenda, bigeraho marayika mubuze. Nkimara kumubura ninjira ahantu hari urutoki, insina nyinshi cyane, ariko nandi muri wa muhanda. Ndakomeza ndagenda mfite ubwoba bwinshi. Nibwo nageze ahantu mu gasantere, ahantu hari hashyushye cyane, hari amasaro de coiffure, hari utubari, hari abantu benshi, hari abitukuje, abambaye amaherena, abambaye amapataro,
bambaye amadeshire, abantu barihinduye ukundi kuntu. Nuko mbona umugabo mwiza cyane wambaye kositime arimo arahamagara abantu ngo bajye mu nama. Yabahamagara ariko ukabona ntawe umwitayeho. Marayika w'Imana sinari nagahura nawe, ngiye mbona undi muntu nawe mwiza w'umugabo arimo arakoranya abantu ngo ababwirize ubutumwa bwiza, ariko ngiye mbona azanye smartphone, nta Bibiliya yari afite. Negera imbere gato mbona abandi barimo barasambanira ku bikuta by'inzu. Mbese ntabwo byari byoroshye. Abandi ngabona bikoreye amacupa ya za mitsingi na pirimusi, abandi ngabona barimo baraterana amakofi. Sohoka muri ako gasantere, negera imbere gato, ngiye numva umuntu arimo arankomanga mu bitugu. Nanone ndebye mbona ni wa marayika twari kumwe. Duhagarara iruhande rw'umuhanda, ariko noneho twinjira muri kaburimbo. Tukimara gusohoka muri ako gasantere, twafashe umuhanda wa kaburimbo. Abanza yansobanurira ibyo nabonye, kuko narabimubwiye byose. Mbere yo kunsobanurira yambazaga ibyo nabonye. Arambwira ngo bariya wabonye banywa, basinda, basambana, bagereranywa nabo mu gihe cya Sodomo na Gomora. Uyu munsi wa none hari abantu bameze gutyo. Hari abantu binjiye mu gice cy'irimbukiro. Arambwira ngo urya wabonye abwira abantu ngo nibaze ababwiriza ijambo ry'Imana, ariko ukabona nta Bibiliya afite. Arambwira ngo abantu bataye Bibiliya, ijambo ry'Imana, basigaye bavuga ijambo ry'Imana ryo ku ikoranabuhanga. Arambwira ngo mu mitima yabo no mu mitwe yabo nta kirimo, ntabwo bigeze babika ijambo ry'Imana muri bo. Nuko dukomeza urugendo, turagenda tugera ku nyanja. Kuri iyo nyanja hari ubwato bushaje n'ubundi bwato bushyashya, ariko bumwe bwaramezeho ibyatsi n'ingashya ziri aho ngaho. Ubwato bushyashya nta muntu wari uburimo, ariko ingashya nazo zari ziri aho ngaho. Hari na ya majire menshi cyane abantu bambara bagiye mu mazi. Marayika w'Imana arambwira ngo abantu benshi bataye ivugabutumwa, bavuye mu muhamagaro wabo, baragenda. Ariko Imana yongeye guhagurutsa abandi bashya. Imana yateguye ibikoresho abashya bazakoresha, n'ubu bwato bushyashya. Turakomeza turagenda tuzenguruka